urugamba rwayoberanye. Abarwanyi ba M23 bakomeje kurya karungu binjira imbere ku rugamba mu bikorwa ndetse na operasiyo zidasanzwe za gisirikare zikomeye kandi noneho zishegesha bikomeye cyane FARDC. Ni mu gihe FARDC yigamba neza ko basubiye inyuma ngo bakabavuye noneho mu bice birimo za Katogota, bikaba bivugwa neza ko benshi ngo bamaze kwegera inyuma bakava noneho muri bya bice bimenyerewe cyane muri Mwayi Parato, bakaba bari kwegera mu bikibaya cya Bwegera. Bivugwa neza ko ngari ingabo z'u Rwanda ziri gutaha mu gihe ngo Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bari kurya karungu, bakaba bari kwegera imbere ndetse ngo bari gusatira ibice bikomeye birimo kugeza ubu urugamba ruhambaye cyane ngo M23 itarwana ngo itsinde. Ni mu gihe benshi bavuga neza ko urugamba rw'injyana muntu rwo gusubira buvira kuri M23 ugiye kuba imbere nge mu buryo bukomeye, mu gihe bigaragara neza ko FARDC nayo ngo bamaze kwikostara ndetse no kwishira ku murongo mu buryo bukomeye ifatanyije n'abarundi ndetse n'abasirikare ba Tanzania bari karungu, ku buryo ngo defense zabo zagatangaza bamaze kuzikaza ku rwego rwo hejuru ngo ntihazagire wongera kubacika, ibyo bakora byose ngo bizagenda neza, ibintu byakomeye. Nanone kandi turaza kugaruka mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare byumvikana mu bice by'iminembwe, aho bivugwa neza ko ubu drone zongeye guca ibintu mu buryo bukomeye nyuma y'uko abasirikare ba MLDP twirwaneho bongeye kumvikana bavuga ko bafashe agace ka P0, ariko drone amanwa nijoro zirimo zirajagata mu buryo bukomeye. Kara gace ko muri Fizi ko karwaniramo byabaye ikibazo gikomeye cyane kuri Kinshasa, ngo ntago izigera na rimwe ibona amahoro uko byagenda kose. Ibi reka tubigarukeho tubikubwira maze ubundi tuguhereza update n'amakuru yihutirwa kuri iyi ngingo. Gisekedi arimo aracibwaho iteka mu buryo bukomeye na bamwe mu bantu be, muri make n'abafatanya nabo kuyobora urugamba, akanafatanya nabo kuyobora igihugu cya Demokarasi ya Kongo n'inteko ishinga amategeko ndetse no mu nzego nkuru za gisirikare. Barapfa ko ngo yamaze gukodesha igihugu cyose akakigurisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yitwaje ko intambara izahagarara, kandi ngibi byashize mu kaga gakomeye igihugu kuko hari ibinombe byinshi byakodeshejwe imyaka 99 bakamuha amafaranga bitamenyekanye neza ngo yakoze iki imbere mu gihugu, ndetse ngo amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasezeranye ngo gukura u Rwanda ku butaka bwa Kongo nyuma y'uko ngo rwemeye ngo kuba rukora na M23 nk'uko babivuga ngo ntabwo yashizwe mu bikorwa. Biravugwa n'abandi ni bande bongeye gushira mu majwi igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Ibi reka tubivuge tubikubwire, ni mu makuru yihutirwa kandi akomeye imbere ku rugamba ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka aho muherereye hose. Ahangaha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushyaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho 5 ku kandi bidasubirwaho. Umuriro watse noneho ni ibikorwa bya gisirikare biri simiritane biri kumvikana byongeye kugaruka mbere ku rugamba. Ni ibikorwa M23 yatangije igamije kongera kwigarura Uvira ku nshuro ya kabiri, noneho hakozwe imirwano karundura, ariko ngo hari imitego myinshi muri urugamba rw'injyana muntu kuko abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi yewe n'abasirikare ngo ba Tanzania n'abacancuro bari karungu ndetse ngo batega M23 mu buryo budasanzwe, ku buryo noneho ngo ntabyo kwinyagambura birimo, ndetse ngo bahise bayirukankana ngo bajya muri defense nyinshi zayo. Ariko nk'ibyo ibivugwa ku ruhande rwa Kinshasa, ku ruhande rwa M23 ho bakemeza neza ko bahagaze neza muri position zabo z'urugamba bari bamaze gufata, ariko noneho mu bice birimo za Gatogota biri munsi neza ya Bukavu ngo noneho ngo ntabwo byari byifashe neza, nyuma y'uko bivuzwe ko hari amasasu menshi yumvikanye ndetse no kutumvikana ku basirikare ba FARDC bumvikanye muri Uvira rwagati, ngo nyuma y'uko babonye bagenzi babo benshi bakomeje kwicwa urusorongo n'abantu bataramenyekana. Bivugwa neza ko ngari ntasi za M23 zasizwe Uvira rwagati, zakoze akazi ziri hejuru ya Uvira mu bice bya Kabimba, izindi zikakomeza kumvikana Ruki ndetse na Runingo zikora icyo bita umusiri mu buryo bukomeye mu mitego idashira. Zanatumye FARDC muri iyi minsi hombi intwaro hafi ya zose ngo razanye imbere ku rugamba zirimo n'izikomakomeza zagombaga gusharinga mu bice bya Kamanyura. Ibi ariko nanone byabaye ikinyuranyo kuko FARDC ngiri gutanga raporo yemeza neza ko abasirikare ba M23 birukanye mu bice birimo za Bwegera hafi neza n'ikibaya cya Plaine de Ruzizi. Ibi bice ngo bikaba bigiye kongera gufatwa ubwo nk'abasirikare b'u Rwanda muri make bari gutahuka bava hano muri ibi bikorwa bya gisirikare. Nk'uko raporo ya gisirikare yongeye gutangwa bigaragaje, abasirikare b'Abarundi bisutse ku bwinshi ngo barongeye bakora urukuta rukomeye cyane muri bya bice byizwi cyane hano muri Operator Ruvunge, ngo bakaba barakoze icyo bita urukuta rw'akataraboneka ngo rutazongera noneho gupfa gucamo n'umusirikare uwo ari we wese. Bivugwa ko ngari wa RDF nk'uko babyivugira, ariko ibikorwa byose bimaze iminsi bikemura
kemangwa mu buryo bukomeye nyuma y'uko bigaragaye neza ko M23 n'ubundi yagijijisha mu bice byinshi ntihite ihavana abasirikare mu buryo bwuzuye nk'ubwo ngubwo. Amayobera ku rugamba akimara kumvikana twakoze ubugenzuzi maze ubundi mbone zacu ziduha amakuru y'ingenzi kandi akomeye yerekanye neza ko M23 itigeze isinzira cyangwa se ngo iryame na rimwe, ahubwo yakomeje kuryamira amajanja mu buryo budasanzwe igashaka uburyo ki nta musirikare wayo n'umwe wongera gutakaza umurongo wari we wese w'urugamba mu rwego rwo kugira ngo uvira kongera kwisubiramo bitaza kugorana hashingiye ku bikorwa bya gisirikare byinshi byo bimaze iminsi bigaragara neza ko byamaze kwangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abaduha amakuru cyangwa se abo dukesha inkuru zacu duba twataye imbere ku rugamba berekana neza ko M23 usibye kuba yaramaze kugira defense ndetse n'ibikorwa bya kinyeshamba, ahubwo noneho bikomeye abasirikare ba leta bari babyishoyemo abari barwana kinyeshamba M23 birangira ibingibi rwose iberetse neza ko batabishobora, batangira kuba bitero byabo mu buryo bugaragara kandi ibi byose n'ubundi byafatiwe mbarigo ku buryo butapfa kwegeza abasirikare inyuma, nubwo Kinshasa yigamba ko ibingi zabishobora igendeye mu bice kugeza ubu biri muri teritwari ya Fizi ndetse no muri teritwari ya Mwenga. Abasirikare b'intare rero nyuma y'uko bari Karungu gutya muri ubu rwego batangiye gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gutangira kugaba ibitero shuma koko bya kinyeshamba mu buryo bumwe cyangwa ubundi bajya bakoresha mu guhamura ndetse no guhabya bikomeye FARDC nyuma y'uko ikoresheje drone ndetse ikagira imbaraga mu kirere gusa. Ubu ngo niho honyine ngo bagicungira, ariko ibindi bikorwa byose byo ku butaka intare za Sarambwe zamaze kubibambura zibereka ko batazigira banabishobora kugeza kano kanya. Nibyo barira yo kwarika bikanavugwa neza ko ari byo bikorwa bibi cyane byabayeho mu mateka biri no gutuma iki gisirikare ngo giciririka mu buryo budasanzwe. Si ibyo gusa, reka nanone twinjire mu bikorwa bikomeye bikomeje kumvikana muri teritwari ya Fizi muri bya bice by'umurenge nta gace kugeza ubu kabarizwamo abanyamurenge n'abarwanyi batwirwa na M23 bashyigikiwe n'abarwanyi ba M23 muri utu duce kuko barwanya ivumbi rigatumuka bikarangira noneho ngo umurundi aryojejwe ibikorwa by'ubugezi bwa nabi yishoyemo hano kuri ubu butaka, ariko none byagira muri aka gace bigasya ritanzitse kuko ngo yakubitswe inshuro n'abo barwanyi ni nyuma y'uko batatse nta mikino bafite bikarangira none bacakiye agace ka Pozero. Ubu drone zirimo zirajagata mu buryo bukomeye. Umwe mu basesenguza avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa muri aka gace ngo buvuga neza ko ngo nta yindi nzira ihari yo kurwanya abarwanyi, bakomeje kwihambira mu buryo bukomeye bakarwana kuri bene wabo, ndetse drone zari zimaze iminsi zica abantu izo zose bagiye bazivizira umunsi ku wundi birangira rwose ngo habonetse ikintu cy'ingenzi kimwe nuko kuzirasa ngo bidakora ko Kinshasa iri mu bice kugeza ubu byegereye neza imisozi hanamye ya za Makobora ngo bitakuraho ngo iki gice kuko ngo bagifata nk'igice cy'ingenzi cyane mu gutuma abasirikare ngo batagira stability ndetse ngo babona ahantu h'ingenzi ho gukambika mu buryo bweruye bakora ibirindiro bya gisirikare bihoraho. Bikaba bifasha abasirikare ba FARDC guhora bajagaraza neza izi ngabo kandi ngo bakanabafasha mu buryo bwo kugira ngo nabo badatuza kandi ngo kwishira hamwe kwabo ndetse no gukomeza kurwana gutya byatuma nta ngabo n'imwe y'u Burundi izongera koherezwa muri ibi bice by'imisozi miremire. Abasirikare b'Abarundi nubwo bahahamutse barimo bamwe muri bo bakihagazeho bakora uko bashoboye kose ngo barwane ku ruhande rwa Kinshasa begera imbere kuko batekereza neza ko ibikorwa bya gisirikare byabo bizagira agaciro gakomeye, ariko none bakomeje kurwana inkundura kugeza ubwo bazafata bimwe mu bice kandi ngo bakisubiza agace ka Pozero kabafashaga kwinjira mu bice bya Rugezi ndetse n'aho bitarurambo. Gusa iyi mirwano ikomeye gutya yatumye M23 itanga ubufasha bweruye kandi ibwira abasirikare bayo ko bagomba gufunga inzira zose zatuma abaturage bongera kujya mu kaga, bikarangira batabonye inzira zo kwinyagamburiramo ko ibyo byateza ibyago bikomeye ku nshuro ya kabiri kandi hakaba uburangazi bukomeye bwanatuma Abarundi koko biyongera mu buryo budasanzwe. Bivugwa ko ingabo zagiye zataka aka gace muri iyi minsi zazamuwe zikava ku rwego rw'uko zaringa ibihumbi hafi 7 zarazamuwe zigezwa ku bihumbi hafi 16. Ibyo M23 ndetse n'abasirikare batwirwa n'abavuga neza ko ari igikorwa cyateguwe kandi cy'ingenzi cyari kigamije kubamenaza, ariko na n'ubu bakaba gikomeje gushiramo imbaraga kugira ngo bagisubize inyuma. Operation n'ibikorwa bya gisirikare birakomeye. M23 ku mirongo y'urugamba ntabwo ikina, iracyakora ibishoboka byose kugira ngo ijye noneho mu mirongo ya mbere ifatika izanatuma operation n'ibikorwa bya gisirikare byose byiyongera kandi kugeza ku rwego rukomeye. Ubu tuvugana ibikorwa byinshi bya gisirikare byibanda
Rwanda ko kuba makumyabiri na gatatu yarakoze uko ishoboye kose kugira ngo noneho irekipere cyangwa se ifate ibice by'ingenzi, ariko nanone kandi icunganwe n'uburyo kitongera guhura n'icyo bita umusiri cyangwa se ibibazo ibyo aribyo byose mu rwego rwo kugira ngo noneho ifate umwanzuro ufatika uzerekeza noneho ku gikorwa cy'ingenzi aricyo cya nyuma kizwi. Icyo nta kindi ni cya kintu cyo kugira ngo irekipere cyangwa se inafate uduce izita ko izaba ifitemo uburongozi mu buryo bweruye. Si ibyo gusa, Gisekedi n'abambari be baracyari mu kaga gakomeye. Ntabwo byoroshye ku bategetsi bari kwibaza neza uburyo cy'ingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zijya zishira imbaraga nke mu kugerageza gushira igitutu ku Rwanda muri iyi minsi, kandi bikanagaragara neza ko ibikorwa bya gisirikare byemereye igihugu cya Kongo byagiye bigura intege ngo nubwo bagerageza kubiganiraho ariko ngo ntabyigeze bitanga umusaruro. Ubutegetsi bubazwa nuko ngo butagenzura ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo bikungahaye ku mabuye y'agaciro, ndetse nuko nta kinombe na kimwe cyari cyagaruzwa ibirometero ba 23 yahawe nk'ingurane byo kuvamo kugira ngo humvikanwe ku masezerano ndetse n'ibiganiro biri kumvikana mu bice byose Gisekedi akomeje gushaka. Nabyo biracyari ikibazo gikomeye, ndetse binavugwa neza ko gukurikiza ibyumvikanweho byose byakomeje kugorana mu gihe ngo u Rwanda rutigeze rushirwaho igitutu. Abadepite bo mu nteko ishinga amategeko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinzwe Afurika Africom bamaze igihe kinini baganira ngo kuri ingingo, kandi bagaragariza Kinshasa nk'uko bayitayeho, nanone kandi bashyiraho n'inzego za gisirikare. Ariko ngo ibi byose byatumye abanyagihugu bongera guhumuka bamenye neza ibya Amerika ndetse n'igihugu cya Kongo, nyuma y'uko ngo abashoramari binjiye muri iki gihugu bikarangira bahashoye umutahe uzamara byibura imyaka 99 mu binombe bitandukanye. Ibyabaje abanyekongo mu buryo bukomeye, bibaza uburyo ki igihugu cyabo kizagirwa karima kw'igikoni n'abo barwanyi, ndetse ngo bikazarangira ngo nta n'umwe uzigera agira icyo akora ngo ibintu bigende neza. Ubutegetsi bwa Gisekedi ntibwumva neza ngo impamvu ubu noneho ibyo bita imirwano yahindutse ibindi ku buryo ngo batazi neza icyo bazakora cyangwa se ngo bareke, mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kuri uru rwego ngo ntihazwi neza ikizakorwa kugira ngo byibura ubutegetsi bwa Gisekedi bugire stability y'agatangaza izatuma noneho bagira noneho ku ntego zabo z'ibikorwa by'igihe kirekire, bizanatuma nanone kandi ngo bagira insinzi z'agatangaza mu rugamba ndetse no mu bikorwa bya gisirikare bumvikanamo igihe cyose. Urugamba rwumvikana kuri ubu butaka rumaze igihe kinini rwarashegeshe bikomeye cyane abasirikare ba FARDC, ariko noneho rukomeza kubashegesha mu buryo bukomeye hashingiye ku kuba hatarigeze hagaruzwa igice na kimwe mu byari byemejwe muri uyu mwaka washize. None n'uyu mwaka utangiye kwaracyari intego zimwe kandi zanazamuye mu ntara abasirikare, binatuma nanone kandi urugamba rukomeza kwiyongera, ibyo benshi bavuga neza ko bizatuma ibintu bisubira urudubi mu buryo bukomeye cyane. Si ibyo gusa, igikuba cyacitse. Abarwanyi ba 23 intare za Sarambwe bidasubirwa bamaze gusatira ibice bya Uvira nyuma y'uko bigaragaye neza ko Kinshasa n'ubundi nawe ari mu mugambi munini kandi mugari wo kwegeza inyuma abarwanyi nyuma y'uko bavuye muri uyu mujyi wa Uvira kuva ku 18 z'uku kwezi kwa mbere. Ubu noneho nibyo bita ikibazo gikomeye, noneho Kinshasa yabuze kwikemura mu buryo bwa nyabwo kuko byagaragaye neza ko ari urugamba rw'injyana muntu mu buryo bukaze rugiye kongera kumvikana. Ndakubwira ibice bitandukanye 23 yongeye gukandagiramo nyuma y'uko bivamo byamaze kugaragara neza ko ari urugamba rushya rwamaze gutangizwa ku mugaragaro. Ibyo benshi bita ko ubu noneho ishyano rigiye kuvuka ku basirikare b'Abarundi ndetse na Wazalendo zimaze iminsi ziri kwidegembya ziri gukora ubwicanyi. Ibyo bakoze byose ubu birahagije, bagiye gukubitana n'ibyago bikomeye nabo basogongere neza ku cyo bita urugamba batari bazi neza ko ruzabageraho muri iyi minsi nyuma y'uko 23 iriye Karungu mu buryo bukomeye. Turaje tubyinjiramo akantu ku kandi tuguhereze update n'amakuru yihutirwa kuri iyi ngingo kuko byacikishije igikuba. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatunguwe, noneho u Rwanda rwamaze kwerura ruvuga ubufatanye bagirana na 23 icyo bugamije ndetse n'icyo buzageraho nyuma y'uko bigaragaye neza ko igitutu cyari gikomeje kuba cyinshi, ariko nanone bikagaragara neza ko ngo u Rwanda rutumva neza impamvu rwo rudashobora no kuvuga impamvu koko bahora barushinja kuba 23. Iki ni ikibazo cyeruye kandi gikomeye cyari kimaze iminsi cyumvikana nk'icyananiranye mu buryo bukomeye, ariko cyongeye gushirwa akadomo. Reka tukikubwire rero tunakubwire nuko byagenze, ariko byose turabijyanisha n'inkuru ikomeye y'uburyo cy'abadepite bakomeje gushwana batumva neza ngo impamvu ngo 23 ngiri ku butaka bwa Kongo, uburyo
cy'amasezerano ngo atashizwemo ibihugu byo mu karere birimo Uganda ndetse n'igihugu ngo cy'abarundi. Ndakubwira neza abadepite uburyo kibateranye amagambo mu buryo bukomeye bavuga ku kibazo cy'amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika American and DRC Rwanda Accord yasinywe kuva ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 akomeje guteza ibibazo bikomeye cyane cyane muri brassage na mixage itigeze yumvikanwaho na rimwe, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo igomba gukora ibishoboka byose aya masezerano agashirwa mu bikorwa, ariko uko azashirwa mu bikorwa nabyo biracyari ikibazo gikomeye, kuko ngo u Rwanda rwanze gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Bishingira kuki? Ibyo turaza kubigaruka tubikubwire, tunaguha amakuru yeruye cyane. Hagati aho ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bubizi neza ko ngo bugomba gukora ibishoboka byose bukagaruza ibice, ndetse biravuga ko Emmanuel Macron w'Ubufaransa yamaze kwemera indi nkunga Gisekedi ndetse n'abambari be mu rwego rwo kugira ngo bakomeze barwane, ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje bijye mbere. Ibi byose ngo birashira mu mujyo mugari kandi munini uko ibikorwa bya gisirikare bigomba no kugeza ku nsinzi ngo ubutegetsi bwa Kinshasa butangiye kubikandagizaho ibirenge. Biragaruka nanone kandi ku magambo menshi akomeje kumvikana bikubiye mu nkuru zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasoko muherereye hose, aha ni ku muyoboro mugara amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ni buri mushya kabari bwo bwa mbere ugeze amakuru y'umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho akomeje kumvikana. Na makuru mu buryo burambuye. Katubanze duhere neza imbere ku rugamba mbere yuko tubaha izindi update n'amakuru yihutirwa. Tubanze tubabwire neza ko mama 23 ubu noneho yamaze kongera gusatira Uvira, ihakuye abazarendo n'abasirikare b'abarundi bari kwidegembya bavuga ko mama 23 ngo bihuye n'ishyano nyuma yuko bageze Uvira batangiye kuririmba tombe batigeze barwana, kandi mama 23 rivuyemo ku bushake bitewe n'amasezerano ndetse n'igitoto yakomeje gushirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibyago bikomeye byavutse muri uyu mujyi byateje mama 23 icyo bita mayobera. Birangira koko bemeje ko batahagarika urugamba, ko bagomba kurukomeza byanyabyo, abakoze amabi bakayaryozwa mu gihe Kinshasa yakomeje kwicecekera ikagaragaza neza ko ntacyo biyibwiye. Ibikorwa byose by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi byo biri gukorwa n'uruhande rwa leta. Intare za Sarambwe gufata umwanzuro zahiriye neza mu bice kugeza ubu byari byamaze kongera kunurwanurwa na Kinshasa ko bikenewe cyane ho parato Ruvunge gukomeza ngo bakerekeza i Bukavu, ariko ibi byose bise biburizwamo nyuma yuko abakomando ba mama 23 bafashe umwanzuro mu buryo butunguranye bagatangira kubarasa batababariye abasirikare ba FARDC mu gace ka Kiriba, aho ari gushinga ibirindiro karundura n'imbunda za gisirikare zikomeye. Bivugwa neza ko zagombaga kugira uruhare ruhambaye cyane mu gusharinga za Kamanyura ndetse zikanarasa mu birindiro binini kandi bigari bya mama 23 biri hafi n'ibice bya Bwegera, ariko intare za Sarambwe zanza ko gasuzuguro. Ibikorwa bivugwa neza ko byakozwe ni ibikorwa binini kandi bigari bigizwe n'abasirikare b'abakomando kabuhariwe bongeye kujya mu birindiro biraramo barasa abasirikare vumbi riratumuka babambura intwaro zitagira ingano. Bivugwa neza ko zari zimaze iminsi ziri kuzanwa ziri gutundwa, inyinshi zitari zanagezwa neza muri defense. Wari baniraye bavuga ko mama 23 idashobora gutinyuka kugaba ibitero, ariko babagoye gituma barabarasa ku buryo bataramenyekana neza umubare bahaguye. Ubu navuga mu bice bya Kiriba nanone kandi uvuye Sange naho bigenda uko. Mama 23 ntago yahereye aho gusa, birangira inagose ibice birimo Gipupu ndetse n'agace ka Puwezero, aho no duce twa tumaze iminsi dusubiyemo abarundi. Bivuga ko bari barashinze ibirindiro bo bigari, bivuga ko ngo byazabageza neza mu bice bya Rugezi, ariko aha hose hongeye gukorwa counter attack z'agatangaza ni muri territoire ya Fizi. Birangira abarundi bongeye gukubitwa inshuro, abenshi bahunze baca mu gice kugeza ubu cya Kavimvira, aho basubiye mu Burundi batagicira ngo gagwe. Iki ni igikorwa cyongeye gukanga Bitakwira na bagenzi be, barabamaze iminsi ngo basakuza bavuga ko mama 23 yabaye tombe, ko n'ibice byo byose bitazongera kuba. Jean-Jacques Perusi we yari yamaze gusezeranya abaturage ko nta bice mama 23 izongera gusigarana. Noneho ngo urugamba nibwo rwongera gutangira, abacancuro benshi barazanwe, indege za gisirikare zitagira abapilote nabwo byaruko, ariko gucunga umutekano wa Uvira byagombaga gusaba igitambo gikomeye. Mama 23 ngiri gusoza ikivi cya kabiri kibikorwa bya gisirikare bitarangijwe. Ubu nibwo bigaragara neza ko urugamba aribwo rwatangira ku mugaragaro. Benshi ntibari bazi neza uko bigomba kugenda, ariko ubu bari gusobanukirwa neza ko urupfu rw'abasatiriye gake ko mama 23 nta mu igomba kubagirira. Ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare byakomeje kumvikana imbere ku rugamba, byose byari bishingiye ku kuba intare za Sarambwe zari zaramaze kwirahirira rwose zemeza neza ko zitazakomeza kurebera ngo ibikorwa bya gisirikare byose
by'umwanzi bikomeze kujya mbere, kandi bari babizi neza ko nibaramuka bakandagiye Uvira bazashokirwa bagashaka kugaba ibitero. Ubwo rero kubagwa gitumo bagatangira kubatsaho umuriro ni igikorwa cy'ingenzi ashimwe bikomeye n'abakunzi ba M23 bari kugaragaza neza ko agasuzuguro ka Kinshasa mu bikorwa byabo byose byari bimaze kurenga, noneho iyobora ibyo bikaba none hari byo bigiye gushirwa mu bikorwa bwa nyuma, hagaragazwa neza ko ibikorwa bya gisirikare byose bamaze iminsi bishoramo bigomba guhagarikwa bya nyabyo. Hagati aho ntabwo byoroshye, intare za Sarambwe ziracyafite ibibazo byinshi, ariko noneho biturutse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yewe ikomeje kugaragaza neza uburyo ki ngo itumva neza impamvu abo barwanyi badashira mu bikorwa amasezerano ya United States Accord yasinywe u Rwanda ndetse na Demokarasi ya Congo i Washington, n'amasezerano yavugaga ko M23 nk'umutwe twaje intwaro hagomba kugirwamo uruhare n'u Rwanda mu gutuma ushira ibikoresho by'ibirwanisho hasi, ariko Gisekedi birangira ngo ari we muntu wa mbere ubikoresheje nk'iturufu karundura yagombaga gutuma aya masezerano adashirwa mu bikorwa uko bikwiye. Abadepite bashinzwe akanama k'ibijyanye na Afurika bateranye kuva kuri iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere, bateranira Washington DC, barongeye bagaruka ku kibazo gikomeye kirimo icyuko ingabo za Demokarasi ya Congo ngo zigikubitana n'ibitero bikomeye, ndetse ko n'u Rwanda ngo rwakomeje ibitero rufatanyije n'abarwanyi ba M23. Abadepite bagaruka ku buryo ki ibihugu byo mu karere birimo Uganda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ngo nabyo bigomba gusinya amasezerano ya Demokarasi ya Congo yo kungukira ku butaka bw'iki gihugu. Ayo masezerano akazaba ashingiye ku kuba ngo nabo bazagira uruhare rukomeye cyane mu bucukuzi bw'amatiriyoni aba kuri ubu butaka, ngo bikazatuma amahoro aramba muri iki gihugu. Nanone kandi bagaruka ku Rwanda, bemeza ko u Rwanda rutigeze rukuraho ingamba z'ubwirinzi, kandi koko ntabwo byigeze biba. U Rwanda rwo rwahise rwerura rubicishije muri Mukantabana. Uyu ni ambasaderi ubarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'u Rwanda, yahise bivuga nta byo guca ku ruhande, avuga ko hari ubufatanye bukomeye cyane u Rwanda ruhuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko noneho by'umwihariko ubwaba M23 bavuga ko uyu mutwe w'abarwanyi urwanira uburenganzira bw'avuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi, bityo izo nyungu ni inyungu zikomeye cyane ngo u Rwanda rugiramo uruhare, kandi koko bukaba ubufatanye bweruye. U Rwanda rwerura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko rudashobora gukora ingamba z'ubwirinzi ku mugaragaro, ko ibyo byateza ibyago bikomeye birimo n'ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bikunda kwigaragaza ndetse bidafite ishingiro ry'uko byongera guhagarara. U Rwanda ruvuga ibi noneho byacikishije igikuba. Ubu Kongo igaragaza neza ko noneho ingabo z'u Rwanda ko Kongrezo zirwana ku butaka bwa Kongo. Umwe mu badepite ku butaka bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ntabwo kuvanga ingabo kwa M23 ndetse n'abarwanyi ba leta byabishize mu gaciro, kuko abarwana benshi ngo baturuka ku butaka bw'u Rwanda, bityo kubavangamo no guca intege igisirikare ndetse no kuba bagiye kukivanamo ngibyo bita budahanga bwo kurinda igihugu, kandi igisirikare nicyo kirinda igihugu. Ibyo byose bigaragazwa neza nk'ibintu byatuma iki gisirikare kigira intege nke, ibyo benshi ngo bemeza neza ko ngo byateza ibyago bikomeye. Ubutegetsi bwa Trump buvuga ibi mu gihe M23 intare za Sarambwe bo bakomeje gukora ibikorwa byinshi byerekeza neza ko ibikorwa byose byagombaga kuba ngo bifite ingingo zose zigenderwaho kugira ngo byibura amahoro ahinde ku butaka bw'igihugu cya Demokarasi ya Congo. Abahanga n'abasesenguzi cyane cyane abakuriye inteko ishinga amategeko bagiye bagaragaza neza ko ibibazo bikomeye by'umutekano wo muri aka karere bishingiye ku kuba FDL itarigeze igirwa ikikorwaho, kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwatirizwa ndetse no kubwirwa ibyo gukora ibyo byose busa nkaho bwabivuyemo, bityo noneho ngo nta kintu na kimwe kigikorwa hashingiye ku iyo ngingo. Bamwe mu badepite batumva neza ngo impamvu ikomeye cyane ngo y'ibyahirwaho, bemeza neza ko u Rwanda rwo rwagombaga kubanza ngo rukava ku butaka bwa Kongo mbere na mbere, FDL igakurikiraho. Gusa ibyo byose byagiye bigaragazwa neza ko ari ikibazo gikomeye, kuko abarwanyi ba M23 batigeze bashakirwa umuti, nubwo abadepite babyumva gutyo. Kutumvikana ko abadepite kwatumye inama isozwa gutyo dafashwe umwanzuro beruye ugaragaza neza ko iki kibazo kirangiye. Benshi bise neza ko cyagombaga kuba cyarangirira ku bintu by'ingenzi byagombaga gutuma neza ko hagaragazwa noneho uruhande cyangwa se impamvu ya nyayo ifatika igaragaza uko ibikorwa bya gisirikare byagenze. Abahanga n'abasesenguzi mu by'ubukungu cyangwa se ubwa diplomasi bemeza neza ko iki kibazo cya Demokarasi ya Kongo gishingiye ku mahanga tumva neza impamvu y'ingenzi kandi ikomeye ishobora gushingirwaho ngo ibintu bijye mu buryo. Ibyo benshi bavuga neza ko u Rwanda rwamaze kubona neza ko intambara yo muri aka karere n'ibikorwa bya gisirikare bya Kinshasa byo bizakomeza mu gihe amahanga atabonye neza igitutu yashirwaho, maze ubundi ngo yumvishe Gisekedi ibyo agomba gukora mu gihe ngo gucunga umutekano byo bigomba gukorwa uko byagenda kose. Hagati aho
ntabwo ubutegetsi bwa Gisekedi bwiteguye kurekura urugamba. Harashashingirwa ku bikorwa byinshi by'ibihugu byagashaka buhaki bigikomeje gutiza umuriri intambara, basezeranye Gisekedi ko bazamura intwaro ndetse n'abarwanyi ngo bazamufasha kugaruza ubuce ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Ibi bikaba ibikorwa bikomeye cyane byatumye ibintu bisubira urudubi, ibyo benshi badatinya kuvuga neza ko bizatuma urugamba ahubwo rwiyongeraho kugabanyuka. Nk'ubu ngubu Emmanuel Macron aravuga neza ko ngo yiteguye kongera gutanga inkunga ikomeye cyane yo guha indege z'intambara za Mirage kabiri abasirikare ba Kongo biteguye gukoresha ngo bacunga umutekano n'ubusugire mu rwego rwo kwirinda irindi hangana rikomeye cyane ryongera kugeza ku bice M23 ngo ikongera gufata nyuma y'uko M23 ikomeje ku myiteguro y'urugamba ruva pinga rwerekeza Warikare. Biravugwa neza ko Gisekedi amaze igihe kinini azenguruka i Burayi kuva Davos mu nama y'u Kongo yakomeje gukora ibishoboka byose ngo none hagaragariza isi yose ko ibintu bigiye kujya noneho ku murongo ku rwego rukomeye hashingiye ku ntambara igomba kurwanwa. Ibikorwa byose bihanira amahoro ndetse no gushaka uburyo kingo ubukungu bwa DRC bwose bwagira gahunda ikomeye cyane yo kurindwa mu buryo budasanzwe, igihugu cye kikabona umutekano. Ni ibintu by'ingenzi cyane ngo yakomeje gushiramo imbaraga, ariko bigomba kuzageza ku nsinzi y'agatangaza ngo igisirikare cye. Ibi bikagaragazwa n'ibikorwa byinshi bya gisirikare maze iminsi bitegurwa ngo bizagira gahunda ikomeye cyane yo kongera kugarura amahoro ndetse no kuzana ubusugire kuri ubu butaka. Abadahwema kuvuga neza ko ibikorwa bya gisirikare byinshi bizakorwa ku butaka bwa Kongo bizashingirwa kuri operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare byinshi bizaba byaravuzwe, ariko byinshi bigakorwa ku mugaragaro. Ntabwo bahwema kugaragaza neza ko ikibazo ku butaka bwa Kongo kigihari kandi kitapfa gukemuka mu buryo bwa vuba, bityo bakagaragaza neza ko intambara yo n'ibikorwa bya gisirikare bigikomeje. Uko byagenda kose uru rugamba ntirwapfa guhagarara hatagize izindi mbaraga nshya zongera kwivanga muri uru rugamba rwakomeje kuba imberenge mu buryo bukomeye cyane.